Mwite Bruce Melody igitangaza Munyakazi Yuhu cyangwa se n'ayandi menshi utarondora ngo uzavemo. Umugabo ufite izina rikomeye mu muziki nyarwanda, umuhanzi umaze kuba mugari cyane ashingiye ku bitaramo amaze gukora, ibihembo amaze gutwara n'igikundiro afite mu banyarwanda, haba abarutuyemo cyangwa se n'abari hanze yarwo. Ndavuga urwa Gasabo. Abenshi batangiye kujya bemeza ko uyu muhanzi ari we muhanzi wa mbere uyoboye umuziki nyarwanda, kuko kuva i Kigali mu Rwanda kugera muri Washington DC, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo yose ngo naho bazibye. Bikaba byaraguwe cyane n'indirimbo yitwa When She's Around yakoranye na Shaggy. Ibi bikamuvana i Kanombe akambuka ibirere bitandukanye n'imipaka itandukanye, bikamugeza aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaciye mu itangazamakuru rikomeye hariya nyine muri kiriya gihugu. Uretse n'ibyo kuba ari umuhanga akagira n'ijwi ryiza cyane, abenshi ngo bamukundira ukuntu azi kuganira, gutebya n'ibistori byinshi bitajya bimuva mu kanwa. Mbese kwicara ukabumba umunwa udaseka ahantu ari ngo bishobora kugora rwose abantu benshi, kuko rwose utakwifata. Cyane ari nacyo gitumye abenshi bakomeje kumvikana mu majwi ngo bamwita umukomediye n'utundi tuzina tumusanisha n'uwo ari we bijyanye no kwisekereza rubanda, kuko nawe bigoye gusanga yajunjamye, mbese ahora mu bicu akaya mvugo y'ubu. Umugabo wirekura akanagira ukuri kwinshi cyane ko amaze kuzamura ibendera ry'umuziki nyarwanda, kuko uretse no gukora indirimbo nyinshi, indirimbo When She's Around twababwiye yamugaragaje kandi inamuzamura ku ruhando rw'amahanga, kuko twari dusanzwe tumuzi, mbese biriyongera. Ni nyuma y'uko umuhanzi Christopher Muneza afatanye ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu birori byo kwizihiza imyaka 29 yari ishize u Rwanda rubohowe n'ingabo zaho zari zarapiye zari ziyobowe na Perezida Paul Kagame. Christopher Muneza we yesheje umuhigo, mu gihe mugenzi we Bruce Melody bitari bimworoheye ko yakwifotozanya n'intore zirisha intambwe. Mu kiganiro Bruce Melody yagiranye na Irene kuri Empire, Irene yamubajije ngo niba azagira amahirwe yo kwifotozanya na Perezida Paul Kagame, maze Bruce Melody ati nta kabuza nzabigeraho, kuko Perezida Paul Kagame akunda abantu bakora kandi ninjye Munyakazi uhari. Yisekera. Melody yabivuze asa nkaho rwose yisekera kwa kundi nyine asanzwe atebya. Ariko bidatinze, nyuma y'ukwezi n'igice ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani 2023 nyine, ubwo uyu muhanzi yari amaze gutaramira bitabiriye isozwa ry'iserukiramuco rya Giant of Africa, Melody yahuye na Perezida Paul Kagame, maze ifoto yifuje kuzifotozanya n'umugabo w'amateka w'umunyabigwi. Iyo foto irafatwa, Melody akabya inzozi atyo. Abakurikira iby'umupira w'amaguru muzi ukuntu bigoye kuba wagereranya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, cyangwa se kuvuga Cristiano Ronaldo ntiwongereho Lionel Messi. Mu bafana biragenda bikaba impaka zigoye, kuko buri wese aba ahagaze mu ruhande rwe, kandi buri wese abatanga urugero rwe uko abyumva n'uko abishaka bitewe n'uwashyigikiye, maze impaka zigatangira n'umuriro ukaka. Muzi ukuntu ihangana rero rijya riba hagati y'ibyamamare rwose, kabone n'ubwo nta rwango ruba ruri hagati yabo, kuko ahanini usanga bahanganishwa n'abafana babo bashingiye ku bikorwa byabo bwite, mu gihe ba nyir'ubwite ahanini usanga nta n'ikibazo kinini babifiteho. Uku niko bigoye cyane kuvuga izina rya Bruce Melody ngo usige The Ben, cyangwa se ukavuga The Ben ugasiga Bruce Melody, ukurikije wenda uko abafana babivuga cyangwa se hagati yabo. Aha ni nako Melody akunze kumvikana asa n'ushotora The Ben, nyuma yo kumvikana avuga ko ngo bakwiye kumuhuza na The Ben, maze akamukubita agakoni kunda, akongera akanavuga ko ngo The Ben yari yarazimye yagaruwe n'amatiku, ati nagende n'ubundi ntatuzi yamvomeraga. Ariko nanone yabihuhuye ubwo ejo bundi bahuriye mu munsi wa Rwanda Day hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Melody avuga ukuntu ngo bahoberanye The Ben akamukanda imbavu hafi yo kuzihwanya. Iri hangana naryo turaza kuri babwiraho byinshi. Bruce Melody ni muntu ki? Umugabo wakuriye mu buzima butari bumworoheye na gato, yabwigoboteye ate kugeza ubwo ari we uvugwa cyane mu muziki nyarwanda kugeza amagingo aya. Iyi ni The Afro Live, tukaba twariyemeje kukugezaho byinshi bifuza kumenya, tunakwibutsa gukanda subscribe mu gihe cyose wumva ibyo tukugezaho ari ingenzi cyangwa se bikunejeje. Reka dukomeze tukugezaho amateka y'uyu mugabo ufite amateka akomeye cyane, tumukwegereze nyine umusobanukirwe kurushaho. Mu mazina nyakuri yitwa Itayewacu Bliss, yavutse ku itariki 2 Werurwe muri 1992, avukira muri Kicukiro. Akaba bucura mu muryango w'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Ni mwene Gervais Ntibihangana na Muteteri Verena witabye Imana mu mwaka wa 2013. Uyu mugabo w'umustar byuzuye yakuriye i Kanombe, yize kuri primaire ya Kanombe.
akomereza i Rwamagana kuri Ecole Secondaire Islamique de Rwamagana. Nyine ubu ni umuhanzi w'umuhanga ufite ibigwi kandi koko bigaragarira buri wese. Bruce Melody yakuze akunda itsinda rya KGB maze ngo aza kugira umugisha wo guhura nabo. Abaririmbiye yumva rwose ngo afite ijwi ryiza cyane, ariko ngo ntazibagirwa uburyo yaburaga amatike akagenza amaguru kuva i Kanombe akagera i Nyamirambo kugira ngo agere kuri studio. Ngo baje kumusaba kugura umuriro w'iyo studio maze aza kubona ko bisa nko kumunaniza, cyangwa se bigasa nko kumwirukana batavuze, kuko nawe ubwe yabaga nta n'igiceri yifitiye mu mufuka, maze ahita asa n'uretse gusubirayo. Akijya gucika intege nibwo yumvishije ko muri quartier iwabo haba hari studio. Iyi studio ngo ikaba yari Ama G The Black. Icyo gihe rero Bruce Melody yihatiraga kujyayo buri munsi akarushaho kumenyana n'abantu bayikoragamo, aribwo we na mugenzi we bari barimo bigishwa na Junior Mati System nyakwigendera. Melody ntabwo byaje kumuhira kuko yahise yirukanwa, kuko bagenzi be bakoranaga ngo bari bamaze kubona ko rwose amaze kuba mukuru, byanashoboraga kubakura ku mugati, kandi ngo yari amaze kumenya ibintu byinshi. Yahuye na benshi barimo Lick, producer Fazzo ndetse n'abandi, maze Melody yaje gufatanya na Fazzo muri Unlimited, ari nawe waje kumubwira ko yareka gukora imiziki y'abandi ahubwo nawe akikorera cyangwa se akaririmba, agatangira urugendo rwo kuririmba, kuko yari amaze kumva ko ari umuhanga mu kuba yaririmba rwose. Kuva mu mwaka wa 2012 atangira umuziki, yakoze indirimbo nyinshi na za album, ari nabyo bimugira munyakazi koko nk'uko tumuzi ubu. Yaciye muri label nyinshi kandi zitandukanye, ariko harimo nk'iya Super Level, aca muri Cloud9 Entertainment. Nyuma 2022 nibwo yinjiye muri label ya 155 AM y'umuherwe witwa Coach Gael. Aha niho ibintu bye byaje gufata indi ntera, nubwo bwose yarasanzwe afite izina rikomeye, ariko byaratumbagiye cyane. Ari naho yaje gukora indirimbo When She's Around, yaje gukorana na Shaggy. Melody afite umugore n'abana babiri b'abakobwa. Ni gake cyane uzabona yerekanye umugore we cyangwa se wenda bari kumwe, kuko ngo umugore badakunda kujya mu itangazamakuru. Ngaya nguko ngibyo ibyitaye wacu cyangwa se Bruce Melody. Naho ubutaha mujye mukomeza kubana natwe, nakagaruka kandi turabakunda. Nyagasani nakomeze kubana natwe. Turabitsa gukora subscribe, gukora like, mugasiga comment mu gihe cyose mukomeje kwifuza kubana natwe.